Uyu munsi turi mu isi yihuta ikataje mu nzira y'amajyambere, ndetse abantu benshi bashaka kubaho neza bakagira n'ubukire byihuse. Ariko se dushobora kwibaza ngo urubyiruko rwacu ruri he? Ruhugiye kuki? Cyangwa se n'iki rwifuza kugeraho? Manzure ko subscribe kuri UNP Entertainment, ukanda like, ukore share, kugira ngo ibiganiro byose bizajya bica hano bitazajya bigucika, kandi ari ibiganiro tugenda tumenyeramo ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi urubyiruko rufite inzozi nyinshi zigiye zitandukanye zo kuba abakire, ariko kandi rukumva ko rwaba abakire mu gihe gitoya. Urubyiruko ruba rwumva ko gutunga imodoka, inzu nini n'amafaranga menshi aribyo bishobora kubahereza icyubahiro. Kandi koko ibyo bintu nibyo. Umuntu ufite amafaranga, akagira imodoka, akagira buri kimwe muri rubanda, aba agomba kuba umuntu wubashywe, aba agomba kuba umuntu ukwiye icyubahiro koko. Ariko ikibazo si inzozi urubyiruko rufite, ikibazo ni uburyo rugerageza kugera kuri izo nzozi. Usanga abantu benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi rwinjira mu nzira z'ibyaha kugira ngo rube rwagera ku bukire. Ugasanga bamwe ni abajura, usanga abandi bacuruza abantu cyangwa se bakicuruza, usanga abandi bakoresha inzira z'ibiyobyabwenge, ndetse bamwe bakinjira mu nzira mu dutsiko tw'amabandi, mu dutsiko tugiye dutandukanye tubemeza ko gukira mu minsi 30 ari ikintu toto, ari ikintu gishoboka. Kandi nyamara umwongereza witwa Steve Harvey, wamenyekanye cyane nk'umwanditsi w'indirimbo, akaba umuririmbyi ndetse akaba n'umunyamakuru, yaravuze ngo you cannot out dream hard work, ngo ntabwo ushobora kugera ku nzozi zawe uko uzaba zingana kose utakoze cyane. Bivuze ko gukora cyane aribyo bishobora kuguhereza uburyo bwiza bwo kuba waba umukire ndetse no kugera ku ntego waba warihaye. Ibyo byose rero byo gutuma urubyiruko rwumva rwaba abakire mu gihe gitoya, bitewe n'uko babibwiwe n'utwo dutsiko bagendamo cyangwa se bagiye babisoma ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo nibyo bituma urubyiruko rw'iki gihe rubaho rwihebye, ndetse rugapfa urupfu rubi, cyangwa se rugafungwa igihe kirekire kubera ko baba barakoresheje uburyo butemewe kugira ngo babe bagera ku byo bashaka kugeraho. Ugasanga bwa buzima bwiza bashaka kugeraho, ugasanga za nzozi zabo nziza zahindutse inzozi mbi, ariko kubera ko bakoresheje inzira zitemewe. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko urubyiruko rwinshi ruterwa n'igitutu cy'imbuga nkoranyambaga, aho usanga abantu bose basa naho bafite byose. Ugasanga ubuzima umuntu abayemo ni ubuzima bwo kwirwa asohoka yambaye neza, ugasanga yitwariye akamodoka keza, kandi nyamara ibyo tuba tubona inyuma ntabwo aba ari ukuri k'ubuzima bwabo. Usanga ibyo tubona inyuma ari byo bashaka kutwereka. Ibyo tubona inyuma ni ibyo baba bifuza ko twebwe tubona. Ugasanga ko tubibona ubuzima bwacu dushaka kubuhuza n'ubw'abandi kugira ngo tubashe twabaho ubuzima bwiza. Kandi nyamara umugabo umwe yaravuze ngo niba ushaka kugera kure cyangwa se hari icyo ushaka kugeraho, ifate wowe ubwawe wikomparinge cyangwa se wigereranye n'ahashize hawe, hejo hashize uhagereranye n'ahawe h'uyu munsi, kugira ngo bigufashe ko wategura ejo hazaza. Ibyo bintu nubikora uko nguko bizaguhereza imbaraga. Niba hari icyo utagezeho mu minsi yashize, uzareba ko wakigeraho ejo hazaza binyuze mu gukora k'uyu munsi. Icyo tugomba kumenya ni iki rero? Tugomba kumenya ko ubuzima atari amarushanwa. Kuba ufite intego byonyine, ugakora cyane ndetse buhoro buhoro ukizigamira, ukiga gukora ibintu mu mucyo, ukiga gukora ibintu neza, ibyo bintu ngo biguhereza ubukire, ndetse bikaguhereza ubukire n'umutekano. Bwa bukire bwawe ukabamo ufite umutekano urambye. Rero ngo ubukire nyabwo bushingira ku mirimo.
n'ubushishozi. Ubukene nyabwo ntabwo bushingira ku gukora ibintu binyuranyije n'amategeko. Ubukire bwihuse rero buba bushobora kugeza no ku iherezo ryihuse, ariko ubuzima bwubatswe buhoro buhoro buraramba, bukaguhereza ibyishimo, bukaguha kurambana cya cyubahiro washakaga. Rero wowe wumva ko kubaho ukora uburiganya cyangwa se kubaho wubatse ubuzima bukomeye bigorana kuba wabugeraho utakoze, kora cyane, ushyiremo imbaraga, ubundi urebe ukuntu mu gihe gito ndetse gikwiriye uzagera kuri bya bintu wahoze ukorera uharanira ndetse waranabisengeye. Iyi ni UNTP Entertainment, ijwi ry'ukuri ryigisha ndetse ryubaka. Reba ko wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro bizabica kuri uyu muyoboro bitazajya bigucika. Twandikiye muri comment tubwire uko wowe ubona urubyiruko rw'uyu munsi ruhagaze, nuko ubona rushaka kugera kure binyuze mu buryo bwihuse kandi cyane. Iyi ni UNTP Entertainment, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.